Abantu benshi batekereza ko iyo umaze gushyira video kuri YouTube akazi kaba karangiye, oya ahubwo nibwo akazi nyakuri kaba gatangiye. YouTube ntabwo ihita ijyana video yawe ku bantu bose ako kanya, ibanza kuyigerageza ku bantu bake kugira ngo irebe niba bayireba bakayikandaho ndetse bakanayireba kugeza ku musozo. Niyo mpamvu ubona hari abantu bahita bavaho. Ngiye kukwereka rero ibintu 7 ugomba gukora mu masaha ya mbere kugira ngo ugomba gukora umaze gushyiraho video yawe. Tugiye gutangira ku kintu cya mbere rero. Ikintu cya mbere nta kindi reba niba video yasohotse neza. Hari abantu bashyiraho video ntabanze kuyicekinga ngo ibanze irangire yumve mbese n'imbogamizi zirimo. Iyo video yawe uyirebe irangire nawe mba umuviyo wa mbere uyirebye kugira ngo uze kumva ahantu hatameze neza uhakosore, kuko hari abantu bahita bapfa gushyiraho atabanje kureba. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kureba video yawe neza ko yakozwe neza, yarangiye neza kandi itarimo ikintu amajwi mabi cyangwa itarimo amashusho mabi. Ni ukuvuga ngo hari igihe wakwamara ku-uploadinga ukaba wasimbuka utarebyeho bikaba byagutuma igihe ureba video yawe nkaho uri umuviyo usanzwe. Tugeze rero ku kindi gice cya kabiri. Igice cya kabiri, fungura YouTube Studio urebe CTL yawe ariyo bita click through rate. Tugiye kubireba uraza aha ngaha muri analytics, numara kujya muri analytics uze usake dushaka nka video runaka aha ngaha. Reka turebe nk'iyi video, nitumara kuyigeraho iyi video tumaze kuyigeraho turaza tukajya muri analytics. Tugiye kuri analytics tugiye kureba uburyo yitwaye neza n'uburyo irimo iragenda. Ibi bintu ugomba kubireba uza hano muri reach. Iyo ugeze hano muri reach rero ugomba kumenya ngo ese CTL yanjye imeze ite. CTL y'iyi video urabona ko ifite 19.5%, kandi murabizi ko CTL mbi iterekana ibiri munsi ya 5. Aha ngaha ni ukuvuga ngo rero iyi video yacu yabaye successful kuko yararebwe kandi abantu bakanze kuri thumbnail yacu. Iki ni ikintu gikomeye. Ikindi rero ni ukuvuga ngo nyuma y'iminota 30 kugeza isaha imwe fungura YouTube Studio nyine ukore nk'ibyo nkweretse. CTL ni umubare w'abantu nyine bagiye bakanda kuri thumbnail niko tumaze kubireba bakayikandaho. Ese niba rero ubona iyi CTL yawe iri hejuru, YouTube ivuga iti abantu barifuza kureba iyi video ntabwo iri hasi, reka tuyihereze abandi bantu. Niba rero CTL yawe iri hasi, icyo uhindura ugomba guhita uhindura CTL. Ugomba gukweditinga CTL yawe cyangwa CTL ni ukuvuga ngo ni thumbnail. Ugomba guhindura thumbnail yawe. Thumbnail yawe rero ugomba kuyihindura bitewe n'uko abantu niba batari kuyikandaho yitangira. Tugeze rero ku gice cya gatatu, subiza comment vuba. Hari abantu bumva ko bashyira video ku night. Niba ushyizeho video yawe, kubera ko YouTube ifata nk'ikimenyetso cy'uko mbese ni ukuvuga ngo abantu ese muri kuganira gute. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu akwandikiye kuri comment mu masaha ya mbere, gerageza uhite gusubiza wihuse kandi mugende muganira kubera ko YouTube bifata nk'ikimenyetso cyangwa algorithm bifata nk'ikimenyetso cy'uko video yawe irimo iragera kure. Iyo abantu bavuga byinshi basubizanya bagakomeza kuganira gutyo mubona ko video yawe ifite agaciro, bityo ikaba yagusunika ikaba yaguhereza abandi. Ntukandike ngo thanks. Njye mbona hari abantu banditse ngo thanks ntabwo bihagije. Oya, bikore neza. Reka rero niba ushaka kujya muri comment, reka tujye nko muri video runaka aha ngaha. Nitumara kujya muri video runaka aha ngaha, reka tumanuke iyi video. Nitumara kumanuka reka dushake video runaka kugira ngo tuyirebe neza. Reka tugire nk'iyi ngiyi turebe uburyo twajya dusubizamo abantu. Ni ukuvuga ngo uyijyamo, iyo umaze kuyijyamo ukaza ukareba comment wagiye utanga. Urabona hano comment y'umuntu watwandikiye ko yagiye atwandikira yaduhaye like twanamusubije. Gerageza gusubiza buri muntu wikwihigiraho, cyangwa harimo n'abo njya mbona batajya basubiza abantu. Turanga impamvu turi hano ni uko turi ahantu kubera abantu badahari ntabwo twaba dukora ibyo dukora. Hari aho umuntu yarabajije aratubwira ngo dukora ibintu byiza. Ni byiza ko tuzamuka kuri YouTube. Nubwo yagiye asaba gukora subscribe ariko murabizi ko bitemewe gusaba subscribe muri comment, ntimukabishyiremo ibyo bintu, ntabwo YouTube ibyemera. Subscribe rwose ndayibaha, nawe narayiguhaye, ariko humura mujye tujye dukurikirana ibiganiro ko twese turahanga kugira ngo dufashanye. Ntabwo nakwima subscribe cyetse umuntu udakora ibijyanye n'iyi YouTube, byo ntabwo bishoboka. Tugeze rero kuri igice cya 4, sangiza video ahantu hakwiriye. Ikintu cya mbere ugomba gukora, sangiza video ku ma social media. Iki kintu njya mpora nkibabwira, niba ufite social media zawe niyo zitaba zikora, shyiraho bizaza. Ama social media YouTube,
no, I mean, Instagram, TikTok, Facebook. Iki gihe bizatuma abantu benshi bahita bohereza link hose. Ibyo si byo, sangiza video ahantu hari abantu bashobora kuyireba koko. Urugero, niba wigisha YouTube, bisangiza abantu bashaka kwiga YouTube. Harimo abantu njya mbona ukabona nk'umuntu yohereje nka YouTube, ngo video ya YouTube mu bantu muri groupe yibuka, oya, kora groupe y'abantu bazi ibintu ukora muri YouTube, noneho abo bantu ubohereze ubutumwa. Ubwo butumwa ubohereza ni ukuvuga ngo ni abantu bashaka kwiga, ntabwo ari abantu bandi bashaka ibindi bintu. Numara kubikora rero, icyo gihe rwose abantu bazagusangiza video, muzareba video unayisharinge n'abandi bantu. Tugeze rero ku gice cya gatanu, aricyo kivuga ngo reba audience retention. Reba audience retention, iki ni kimwe mu bintu YouTube yitaho cyane. Reka rero tubitangire rero. Ujya muri analytics muri YouTube Studio of course, noneho wamara kujya muri ukaza hano handitse content. Iyo umaze kujya muri content rero, ikintu cya mbere ugomba kureba, ugomba kureba ngo se iyi video yagize impression zihe. Iyi impression nako twafite 80 kuzamura, urabona impression zisa. Noneho tukagera kuri CTR. CTR actually ifite 6%. 6% urumva iri hejuru ya 4. Duration yamaze iminota 6 hafi 7. Urumva ni ikigero cyiza cyuko ubona ko video yawe iri gutya imbere. Tujye muri audience. Audience ni ukuvuga ngo tukireba aha ngaha murabona ko video zagiye zikurikirana uburyo audience yitwaye mu buryo yareba video 90. Reka tujye kuri graph naho turebe uburyo iyi graph nayo yagiye izamuka kuri audience retention. Ni ukuvuga ngo abantu uko byagiye bizamuka, yatangiriye hasi igenda izamuka. Ni ukuvuga ngo ni icyegeranyo cyiza cy'uko abantu audience yawe irimo irita ku bintu byawe ukora, irimo iraguha support mu bintu ukora. Iki gihe rero iyo ubonye icyo, wibanda kuri iyo video wakoze, wibanda ku ubwo bumenyi uri gutanga kugira ngo abantu bamenye ibyo ukora. Iki gihe rero ujye ureba ibi bintu. Reka tujye muri audience yawe. Urabona ko monthly audience ukuntu abantu byagiye byitwara, ni ukuvuga ngo twatangiriye hasi tugenda tuzamuka. Iyo ubona YouTube yawe ibi bintu biri kuza, jya umenya ko hari icyo uri gutera imbere. Niba abantu bose rero bava kuri video nyuma y'amasegonda make bakagenda nta kigihe, ntacyo YouTube rwose izagufasha. Tugeze rero ku gice cya gatandatu, aricyo hindura thumbnail cyangwa title niba bikenewe. Iki kintu tukitondere, tucyumve neza. Ntutinye guhindura thumbnail yawe. Abantu benshi batekereza ko hari amakosa. Oya, abahanga benshi kuri YouTube barabikora kuko ushobora kuba warakoze thumbnail, ariko thumbnail ukabona, wareba kuri CTR ngo twabibonye CTR iri hasi, ukavuga ati ariko let me just change this thumbnail, ndeka mpindure iyi thumbnail ndebe ko wenda ubutaha nzabona abasubscribers bongeyeho. Iki gihe rero ushaka kwihindura ni ibintu byoroshye. Ngiye kubibereka. Ngo CTR iri hasi, views zawe nazo zigomba kuba hasi kuko ntabwo umuntu yinjira kuri ino. Reka turebe ukuntu ushobora wahindura thumbnail yawe. Reka duhere wenda ku matito nk'uko bisanzwe. Uraza ukajya muri YouTube Studio. Umaze kuyijyaho rero, uraza ugashaka video runaka yawe. Ujya muri video of course, ugashaka video runaka uwo ushaka wahindura. Iyo video imaze kunya ifite option ya description, ikagira option ya title, byose ni wemerewe kubihindura. Tugiyeho turi kwiga kuri title na thumbnail. Ushaka gufata iyi title yawe, niba ubona abantu batayikanda ukaba wayihindura edit, urasiba ugashyiramo ibyo ugomba gushyiramo. Ikindi ubwo title tumaze kuyirebaho, ushaka kumanuka hasi, tugiye guhindura no thumbnail yacu. Thumbnail yacu rero nta kindi, iba ifite ifoto iriho. Iyo foto rero iyo umaze kuyijyaho, hari utuntu tw'utumenyetso turiho, ushobora kudukandaho. Iyo umaze kudukandaho, baguha option, ushobora kugakandaho cyane cyangwa double click. Iyo ukandaho double click, noneho tumanuka hasi ukajya kuri ifoto. ushobora gukoraho, ukaba wayikandaho kuri change. Wamara kuyikanda kuri change, ukaba wayidownloadinga, ukaba waselectinga yawe kuri video, thumbnail yawe kuri video, cyangwa igira n'izindi option aho ushobora kuba washyiraho amafoto abiri ya thumbnail, iyo ikaba yahitamo, ntacyo bitwaye neza. Rero ubwo rero tugeze ku gice cya 7, aricyo tangira gutegura video ikurikira niba bikenewe. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tugomba, niba uri umu YouTubers cyangwa umu content creator, benshi bakora ngo ikosa benshi bakora ni ukwicara bategereje result, bategereje ngo uko witwaye. Oya, YouTube ntabwo ikora kubera video imwe, ikora kubera consistency cyangwa guhozaho. Ako kanya umaze kwa uploadinga, tangira gukora research. Wandike script yawe, wicare uyandike. Numara kuyandika, gukora script,
uvuga uti ubutaha nzabagezaho video, ubushize nabashyizeho video y'uko twakura amafaranga kuri YouTube, ese ni gute nabona views arizo zimpa ayo mafaranga. Icara hamwe wige ukoresheje computer yawe, cyangwa udafite computer ufate igitabo cyawe wicare wandike script yanditse neza, irimo ubwenge, uvuge ngo iyi video nzayitangira gutya izarangira gutya, kuko akenshi dukora amakosa ntituzi gutangira video, ugasanga umuntu aravuga amagambo yasubiramo. Oya, icara wandike ibintu byawe. Ikindi, nk'abantu bagira dashboard, ushobora gufata ikibaho cyawe ukandikamo content zawe, uburyo uzazikurikirana, uburyo uzakora video runaka. Video yanjye izaba ivuga kuri iki, izaba ivuga uburyo nakwigisha uburyo bwo gukora kuri YouTube, nk'uburyo dukora, uburyo twakora thumbnail, uburyo twabona aba subscribers, uburyo twagira. Ibyo ni ibintu bifasha umu content creator kuba yagera kure, kandi akaba yakora ibintu bye neza yitonze, bikagera hafi kure atatekerezaga. Ikindi, gira gahunda yo gushyiraho video. Niba uvuga ngo kuwa kane nzajya nshyiraho video saa sita, byandike uvuge ngo nzajya nshyiraho video saa sita. Nkatwe twe dukora video buri cyumweru saa moya n'igice, saa mbiri. Iyo video igomba kuba yageze ku bantu. Nawe rero icara ukore plan yawe, uvuge ngo nzabigeza gute. Icyo gihe bizagufasha gukora. Rero ngibyo ibintu birindwi kuri YouTube ushaka gutsinda agomba gukora aka kanya nyuma yo gushyiraho video kuri YouTube. Niba wari usanzwe ushyira video ukagenda ukayibagirwa, tangira gukurikiza izi nama, kuko zishobora kugufasha kongera views, watch time ndetse n'aba subscribers. Niba hari icyo rero wungutse rwose, uzatera imbere, uzagera kure, uzishima, content yawe izarebwa, kubera ko wakurikije izi nama tukugiriye. Uzabona amafaranga kuri YouTube, kuko murabizi ko YouTube ni umusaruro mwiza ushobora kuwubyaza umusaruro. Murabizi mu Rwanda tugiye kuba monetize. Ngo utaratangira YouTube ni akazi kawe, ngwino twige kugira ngo uzatangire gukuramo amafaranga. Ikindi rero, izo views ushaka uzazibona pe, zizaza nyinshi, uzabona subscribers nukurikiza izi ngamba. Niba rero hari icyo wungutse muri iyi video, kanda like, kanda subscribe. Niba utarabikora, hanyuma usangize iyi video n'abandi bashaka gukora kuri YouTube. Andika muri comment umbwire ni iki usanzwe ukora nyuma yo gushyira video kuri YouTube. Murakoze cyane kurebana nanjye no kumfasha. Iyi yari MD Empire TV, bagezaho ibiganiro byo gukora kuri YouTube. Duhure mu yindi video y'ubutaha. Turabakunda, muradushigikira, ni ukuri ni iby'agaciro kandi tubiha agaciro. Murakoze rero, mukomeze kugira neza, umugisha w'Imana turabasabira igihe cyose.